Baba amesema ndiyo, nani akatae? Ameamua, nani apinge? Baba amesema ndiyo, nani akatae? Yes, twongeye kubasubiza inshuti bakunzi ba Focus Studio TV, nk'ibisanzwe turabakunda. Twabwiye ko buri gihe cyose tuzaba tubagezaho agashya, tubazanira abatumirwa batandukanye, abana bafite impano, byose tugomba kubirebera hamwe. Adusubiza abari mu Rwanda, dusubiza abari hanze y'igihugu, mwese tubahaye yambu. Abasilamu salamu alaykum, abakristo Yesu ashimwe. Bamwe basaba ko isabato nziza niko bajya basuhuza. Reka dutangire rero tumwakira, hanyuma atwibwire. Turakwakiriye. Murakoze cyane, Imana cyane. Yongeramo akajwi tukumve. Murakoze cyane, nitwa Uwimana Chance. Imana Chance. Chance, amakuru yawe se? Mukuranye neza. Turakwakiriye hano kuri mikoro za Focus Studio TV. Murakoze cyane. Rero hari amakuru duherutse kumva kuri Focus Studio TV yuko ufite impano yo kuririmba, ufite impano zigiye zitandukanye. Watangiye wibwira abakunzi badukurikiye mu by'ukuri impano ufite, ukadusobanura n'uburyo iyo mpano zaje. Watangira udusobanurira. Impano yo kuririmba no kubyina, natangiye nyine mbona nakuze nkunda abantu bakunda kubyina. Nashakaga kubyina cyane, nkajya nanaririmba ko nabanje no kuba muri korali. Nakuze mbega numva nzaba umubyinnyi n'umuririmbyi. Wakuze? Nakuze numva nshaka kuzaba umubyinnyi n'umuririmbyi, ariko cyane cyane nkajya nanabyina. Ukajya nanabyina. Muri make rero tudatinze, watugiriramo nk'indirimbo yawe uzi ukaririmbaho gatoya, hanyuma tugakomeza dutangira nyine ukabwira abakunzi bagukurikiye cyangwa se bazagukurikira, ukababwira nyine ugatangira uririmbaho tukumva. Murakoze cyane, nabaririmbira. Nta kibazo, ni karibu. Ameamua, nani apinge? Baba amesema ndiyo, nani akatae? Ameamua, nani apinge? Baba amesema ndiyo, nani akatae? Murakoze cyane. Harya batubwiye ngo witwa? Nitwa Chance. Chance rero, ko twumva ufite impano ikomeye cyane. Ukuvuga ngo impano yawe, ufite impano yo kuba wasubiramo indirimbo zigiye zitandukanye mu ndimi zitandukanye. Cyane. Aho dushyiraho indirimbo y'icyongereza twumva. Indirimbo y'icyongereza? Okay. Nkuririmba ariko n'amaboko amuvinga kugira ngo nyine abakunzi babone ko ufite impano nini. Drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now baby look for me. I want in the room Azale and I don't smoke banga. Did you check on me? Now baby look for me. Murakoze cyane. Wow. Harya witwa? Chance. Chance. Wow, Chance. Harya igisoro yaririmbye? Yes. None Chance, ko akenshi na kenshi dukunda kubona abana nk'amwe mufite impano zigiye zitandukanye, ariko tukagira ikibazo cyo kubura support. Ese twibaze, tukiri na hano reka twibaze, kuki nk'aba bahanzi bakuru banyu cyangwa artiste sinzi, kuki bari abantu batabegera kugira ngo
babazamure kuko cyane cyane nk'ejo hazaza nimwe mugomba gusigara mu muziki nyarwanda, hanyuma bo baba bari kubyina bavamo cyangwa se basaza. Sinzi hari umuhanzi wagerageza kuvugisha se? Okay, tukiri aho banza tubwire umuhanzi ukunda. Umuhanzi wa mbere nkunda ni Rehema uririmba indirimbo z'igiswahili z'Imana. Yitwa Rehema. Undi muhanzi mu Rwanda naba nkunda ni Kisizi cyane. Ukiri aho Rehema ni umunyarwanda? Oya. No mu kihe gihugu? Korera muri Amerika. No muri Amerika? Uzi n'ibindi nka zingahe? Ebyiri. Harya mu zaririmbye hari irimo? Zose ndumva naziririmba. Zose waziririmbye. Mu Rwanda uragira uti nkunda Kisizi. Ugiriye amahirwe ubu ngubu yo guhura na Kisizi, ugize amahirwe yo guhura na Kisizi, ni iki kintu cya mbere wamubwira? Ikintu cya mbere namusaba ko yankuriza impano, nanamuhobera cyane kuko ndamukunda cyane. Wenda nawe yazareba video cyangwa se kino kiganiro ashobora kuzakireba, ushobora kuzajya kumukumva wenda araguhamagara se cyangwa, ariko tukiri aho ndumva waturirimbira nk'indirimbo ye kugira ngo nyine nawe nabyumva avuga ati kabisa, haya ni wambwiye izina? Avuga ati chance kabisa, indirimbo yanjye nayumva rwose, yenda ushobora kuzakora indi bita cyangwa se nkamuhamagara mu cyane kiri. Nawe gashyire gakubiteho rwose. We mutima wanjye kera, numva nabuze aho mpera, ndacengeramo nkahwera, you take my way nawe, nibiri maso basindeba, only want suka ngwema, nibiri maso basindeba, only want suka ngwema. Wow, chance ufite impano kabisa. Reka tubwire Kisizi ahari, twese tumusabe azaduha adresse kabisa, hanyuma azayihe Sharon chance, hanyuma amuzamurira impano. Urumva ko Kisizi rwose chance indirimbo zawe zose urumva ko azikubita kabisa. Aba ni abana bari kuzamuka, ni abana b'ejo hazaza, rero bakuru banyu bagomba kubazamura kugira ngo namwe muzamuke mukure muziki nyarwanda. Ariko hari ikibazo nigeze kumva abahanzi bavuga, bavuga ko ntamwe mukiri batoya abana iyo babazamuye akenshi ngo iyo mukora nk'indirimbo muhita mutangira kwigira nabi. Sinzi niba ibyo bintu uko byaba bimeze cyangwa ari icyo bivugaho. Ikintu nabivugaho, ntabwo ari ngombwa ngo nimba ugize amahirwe yo kwegera hejuru bihita biba ngombwa ko wihenura n'inshuti zawe uzishyire ku ruhande. Biba byiza iyo utihenuye, kubera yuko nyine bituma n'abantu bagukunda. Abantu benshi ntabwo bakunze umuntu wiyemeye cyangwa yihenuye cyane. Okay. Rero ni byiza kugira abana b'Abanyarwanda kugira ngo bakomeze bafite impano, kugira ngo na bakuru banyu bamugana uko twarimo tubivuga babazamure. Ese tukiri aho ngaho, Kisizi muhuye ubu tuvugana cyangwa se akaguhamagara, iki cya mbere wamusaba? Icyambere namubwira ko indirimbo ze zimfasha, ndamukunda cyane, namusaba ko yanzamura, ko Kisizi amufana cyane. Nyine yakuzamura muri ubu buryo, rega kugira ngo nawe kino kiganiro ashobora kuzakireba. Nyine wowe tugira ngo utubwire detail, ese ni iki wumva nyine yagufasha iki kugira ngo niyo nawe iki kiganiro nacyumva bavuga ati uyu mwana w'umunyarwanda chance kuko namuzamura. Ni ibintu narindaho wamusaba ko nibura bitewe n'uburyo umukunda wumva yagukorera. Ibintu bitatu wumva yankorera, namusaba ko twakorana na video, mwakorana clip, nawe tubyinana, turirimba mu ma voice yacu, njye nawe,
ikintu cya gatatu namusaba nambwira ko mukunda cyane. Muri make ubwo ahari yabyumve urifuza ko mwakorana indirimbo. Hari ibyo ugerageza guhanga ukavuga uti yenda nanjye ngerageza guhanga cyangwa se waba ufite ariko ukaba warabuze ubushobozi bwo kujya muri studio? Ntabwo ndageza ku rwego rwo guhanga izanjye. Ariko ufite yanditse? Ntabwo watangira kwandika? Ariko wumva bikurimo? Ariko hari uburyo bwo kwihangira umurimo. Hari abantu bajya bandika indirimbo bamara kubandika bakazigurisha. Sinzi ibyo uri n'indi wize? Ndabizi. Rero kuki wowe utabizi icyo uzandika ngo uzigurishe? Ziguha amafaranga utangire ukabakaye ku mafaranga kuzageza ubwo ubona amafaranga ajya muri studio nawe ugakora iyawe. Hari igihe ushobora kuyandika ubonye nk'umuntu uri kugurira. Nicyo kibazo. Kinkinege. Ubwo babyumve ba bantu batabazi guhanga ariko baguha indirimbo ubwo chance bakureba. Sharon. Sharon very nice kabisa. Nta kare karimbo wadushyiraho tukiri aho kugira ngo abafana bashyuhe. Kandi karirimbo wagashyiraho nta kibazo biremewe rwose gashyireho. Inana ikibazo kigakeneye by'abana eto ese nanjye ndi inana n'inyanga imyenda inana ikibazo kigakeneye by'abana eto ese nanjye ndi inana n'inyanga murakoze. Chance uri umuhanzi mwiza kabisa. Kuki abahanzi reka tubasabe bano bahanzi bakuru banyu rwose ba Knowless bande bose reka tubasabe bose Sharon bakurebe bakuzamure ndumva ufite impano rwose kabisa. Ejo hazaza nawe waba uri umuhanzi mwiza ndetse uvuka ba Knowless n'abandi bose bari kugenda bazamuka. Hari abana se bagenzi bawe cyangwa se bakobwa inshuti bawe mujya mugerageza kuganira wenda mukavuga uti tube twazifatanya mu mpano se tube twafatanya turebe ko imbaraga zazamuka mukaba kureba nk'indirimbo? Hari abo njya mbona bamwe na bamwe nabo bafite nyine aba ari abana benshi tuba dufite imana ariko nyine tukabura amahirwe yo kuzamuka. Nyine usanga tuba turi ahantu haciriritse ukabona nta n'umuntu ufite wanakuzamura. None mu mpano yawe niki kikubangamira cyangwa kikugora? Mu mpano yanjye niki kikugora cyangwa se kikubangamira wenda mu buryo uvuga uti gusaba indirimbo wenda byaba byiza ngiye muri studio se cyangwa se mfite ibyuma wenda sinzi nyine batubwira? Ikintu kimbangamira mu mpano yanjye ni uko natabona umuntu unyereka ikosa ryanjye. Wenda nimba ahantu naribumbye nabi cyangwa nahazamutse hari kumanuka ntabwo mbona nyine nk'umuntu umbwira ati aha hantu wahakoze nabi. Muri make ukuntu umuntu ugukosora none ko kenshi ko ari umuntu akosora cyangwa se kuvuga ko urubyiruko rw'ino minsi rutagirwa inama, wowe ubifata gute? Yanjye ntabwo nkunda umuntu umbwira ibyiza bimbaho gusa amashaka umuntu umbwira ibibi byanjye kugira ngo umenye ko mbyikosora. Kabisa. Muri make ukunda inama, ukunda gukosora, ukunda kubwira ati hano hagende gutya. None urubyiruko bagenzi bawe boko mbona kenshi ibyo batabikozwa hakorwa iki byane bitandukanye ariko njye nkunda umuntu umbwira ikosa ryanjye kurusha uko anakagize. Abagomba kumbwira ikosa kugira ngo menye uko nikosora ejo wenda byazamfasha. Chance none urubyiruko wenda muri mu rugero rumwe ko mbona kenshi urubyiruko ruri kwishora mu biyobyabwenge ugasanga nyine bari gukora ibintu bitari byiza, ugasanga kenshi ababyeyi barabahana ntibabyumve mbese ugasanga barazamura ijosi niko nabivuga. Wowe bivuga n'iki cyangwa ubona biterwa n'iki? Mbona biterwa n'umubyeyi ahanini kuko iyo witaye ku mwana wawe akiri muto agakura mu nzira yawe wamutoje ntabwo ashobora kwishora muri ibyo biyobyabwenge. Kandi bavuga ko abana urubyiruko rw'ino minsi nyine kugirwa inama reka batabikozwa. Ubundi uba ugomba gukoresha rimwe na rimwe n'inkoni. N'inkoni? Bashyigikiye ko bakubita kabisa
ese rero ko usigaye ukubita umwana ntarare mu rugo naraye mu rugo uramureka akarara nko mu gasozi nk'iminsi nk'itatu bigera hakigarura uramureka akabanza akarara mu gasozi nk'iminsi nk'itatu yo hanze hajya nishatse shatse kurumva amategeko yawe akazera kurumva amategeko yawe akazera bimeze bite washyigikiye ko abana bacuza ikimyafu kabisa none ko usigaye umubyeyi ariko bahari none ko umubyeyi asigaye akubita umwana akajya kuri ribu ntabwo biba nyine nanone ariko nyine hari ukuntu umubyeyi agukubita nanone nawe akarengera hari ukuntu umubyeyi avuga ngo nimba uri uwanjye nanakwiyicira uri uwanjye ninjye wakwibyariye aho naho uba uri gukubita ntabwo uba uri guhana none wowe ni irihe banga ukoresha kugira ngo utagendana n'urwo rubyiruko ruteye gutyo cyangwa se iyo wowe bari mu mafuti nk'ayo ukora iki mbagira wenda inama uko nshoboye ariko njye nk'ibanga nkoresha nyine ni uko umubyeyi wanjye mufata nk'inshuti yanjye magara ndi kubaza urubyiruko kenshi gushora mu biyobyabwenge cyangwa se bafite imico itari myiza ndi kuvuga wowe ni irihe banga ukoresha kugira ngo bataba bakwanduza cyangwa se bakwanduza ubwo burara aho ngaho iyo ushatse kubicaho mu buryo buhita bubagaragarira cyane aho igihe batabibona neza ku buryo banakubonye mu nzira banagutega bakagukubita ubwo wowe ubereka ko muri kumwe ariko nyine nanone ukajya ubagira inama ukavuga ati ibi bintu murabona ko atari sawa ni ukuvuga ngo wowe wisanisha nabo kugira ngo batabona ko wabaciye cyangwa se ari ubucibwa ariko muri kwa kwisanisha nabo ukaba wabaganiriza ukabaha inama runaka kugira ngo babe bava muri ya mico itari myiza chance ko n'ufite ibitekerezo byiza n'ufite ibitekerezo byiza kabisa kandi n'impano yawe yumvise ari sawa ariko mu kanya ariko kubyina urabizi cyane waza kutubwirira mu kanya akantu gatoya kugira ngo abakunzi bawe nabereke impano yawe wenda bereke ko n'ubwo ushobora guhanga indirimbo ariko ushobora no kuyibyina kabisa aho ngaho ni sawa cyane none hari ikindi kibazo urubyiruko rwitwaza ngo akazi ngo karabuze ngo ubushomeri sinzi wowe ubibona ute wahagurutse ugashaka akazi ntabwo wakabura ariko hano ukuntu numvise urubyiruko naryo ngo rusigaye rwiyemera babyita ngo kwiyemera ukaba wavuga uti mbere muri bakana ngo ibintu bitanatireka date simbikorwa ati jyewe ndashaka gukora amafaranga menshi bijya bibaho cyane akareba naza gukora nk'ako kantu nk'uko abivuze ngo ni ukwiyemera nkatwe inshuti ze tukamunyuraho tukabona ari kugakora ababona biraba bisubitse wakwanga kugakora abavuga ngo ari bwakora igifite amafaranga menshi iyo akibuze niho bahera bajya kwiba kugira ngo tubabone nyine batwiba ni ukuvuga ngo iyo banze ka kazi bituma bashaka kwiba kuko ntibashaka ko tubabona batatwitse kandi tubazi ko ari ba rutwitse niyo mpamvu banga gukora ka kazi kubera ubwiyemere kandi bajya bavuga ngo akazi kabi kaguhesha akeza ni byiza rero tukiri aho ngaho nawe ujya inama twaha urwo rubyiruko rumeze gutyo gira inama wabaha inama nabaha nta muntu ujya uvuka yisanga ari umukire ari umukire baba bagomba kuba babizi neza ko bazahera hasi kandi muri uko guhera hasi bakabifashwamo n'Imana bakaba banabyizeye ko uko guhera hasi ariko kuzabazamura babyizeye banaringiye mu Mana wowe uragiye uti kugira ngo ejo hawe hazabe heza niwe uhategura aho ni sawa cyane urakijijwe uraza kubasengera ariko kugira ngo icyo bitwaye turi kugana ku musozo rero ndumva urubyiruko bagenzi bawe nawe urabizi ibyo babamo urumva benshi na kenshi nawe murabigisha ariko bakanga wenda bikagenda byanga ariko nta kintu gakeya uko mugenda mubigisha bizageraho yenda bagende bareka imico mibi nk'iriya cyangwa se munabasengere cyane cyane nk'urubyiruko rukiri ariko n'urubyiruko ruhari kandi rwitwara neza kandi si ruhari cyane
urebye nkanjye Mm. ntabwo yaba ari nyine mu gihugu Mm. wenda ugerageza gusa ntabwo nawe ngo mbinungane ariko nanone mba ngerageza. oya nta muntu uba atagira amakosa ariko amakosa aratandukanye urumva nka bariya jya baranirwa mu kabari ugasanga urubyiruko noneho hari urubyiruko mperutse kubona ruri ahantu gutya ukuntu bari kunywa inzoga ngo bita ibyuma noneho nagiye kubona mbona mu by'ukuri ntabwo nabashije kuvugana nabo ariko umwe yaramubajije ati ariko se ubu ufite imyaka ingahe aravuga ati mfite imyaka 20 ese ko ndiye ushaje aravuga ati nyine ati ni ukubibona bishatse kuvuga ikintu niyo ngo biriya bitabi banywa biriya byuma banywa ya usanga nyine umuntu afite imyaka 20 ariko ugasanga umusaza ukaba wamukekera imyaka 40 sinzi nawe nimba ugiye ubibona inzoga zirica cyane cyane noneho iyo nk'izinywa utanarya cyane ko umukunzi w'inzoga ataba akunze no kurya zirakwica ku buryo n'umuntu w'imyaka 16 ushaka kugira ngo ni umuntu w'imyaka 25 bitewe n'inzoga. urumva ni ikibazo gikomeye rero cyane urumva nk'ejo hazaza tuzakenera urubyiruko rujya mu gisirikare tuzakenera urubyiruko rujya imbaraga z'igihugu urumva ejo hazaza dushobora kuzashaka urubyiruko kenshi tukarubura. dusoza rero wabasengeraho gatoya hanyuma tugahita twinjira mu mpano yawe yo kubyinaho kwereka abakunzi bawe ko uzi kubyina tugakomeza. nta kibazo n'ingabo iteka mwami Imana yacu twongeye kugushima ineza yawe twongeye kugushima n'ubwiza bwawe twongeye kugushimira ko tugarutse imbere yawe turi amahoro. buri muntu wese ibyo arimo byose ibyo ari gukora byose twongeye buri muntu wese ufite ibyifuzo rwa rubyiruko mana ukomeze urureberere twongeye Imana yanjye urubyiruko abo tungana abandi hasi n'abandi hejuru nabakwereka imbere yawe kandi babishe ibiyobyabwenge rwose ukomeze ubarebere kuri Imana nyamana ubakore mu biyobyabwenge bazane baba bawe ukomeze bakukorere kuri Imana nyamana ibyo ukunda kugusaba kuko ibibakoreye bose urabizi ukoresheje ibishimo byo ni uko bagira ibintu birebera byose amen. ku musozo impano yawe rwose mbese uzabona ko kabisa ko yabikunze muri komenti rero reka dusoze tugushimira ko witabiriye ubutumire bwacu kuri focus wenda utaha niko yagutuma tuzakubona nta kibazo nzambona tuzakubona aho seza abakunzi banjye ndabashimiye cyane ntibazigere bagira irungu nzakomeza ngende mbatamo ndacyafite byinshi cyane bo ntibazagira irungu. mbese ubahaye gahunda y'uko ugiye kuzagira nzajya ngerageza. reka tugushimire rero murakoze cyane.